Umwamikazi Gicanda niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Byose bijya gutangira byatangiye kera na kare. Icyo gihe muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, Gicanda nubwo yari mu gihugu yabayeho nta gaciro afite nk'uwahoze mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Gicanda wari umuyoboke ukomeye wa Kiliziya Gatolika, yabayeho mu buzima bworoheje mu mujyi wa Huye. Icyo gihe yabanaga n'umubyeyi we n'abandi bagore bake bamufashaga gukora imirimo itandukanye. Ubwo Jenoside yatangiraga, umwamikazi Gicanda yagiye yishingikiriza Jean Baptiste Habyarimana wari Perefe wa Butare, warwanyije cyane umugambi wo gutsemba Abatutsi. Tariki ya 17 Mata, Perefe Habyarimana yatewe muri yombi nyuma za kwicwa. Umwamikazi Rosalia Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko agiye kwicwa hamwe we n'umuryango we. Umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 y'amavuko icyo gihe, yasabye Joseph Kanyabashi wari buruguministriri wa komine ya Ngoma Butare kumurinda, undi arabyanga. Tariki ya 20 Mata ahagana saa 5 z'amanywa, abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda ku mabwiriza yari yatanzwe na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare SO. Ubwo Jenoside yakorwaga, abo basirikare bamaze kwinjira mu rugo rw'umwamikazi, baramufashe we n'abandi bagore 6 babanaga barabatwara. Muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda umwe wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho. Abasirikare bafashe Gicanda nabo bari bafatanywe babajyana inyuma y'ingoro y'inzu ndangamurage y'u Rwanda, barabarasa barapfa. Nuko Gicanda, umwamikazi wari ufite umutima mwiza, umwe mu bamikazi beza igihugu cy'u Rwanda cyagize, ubuzima bwe buba burangiriye aho ngaho. Hari umupadiri wasabye ko umubiri wa Gicanda washyingurwa mu cyubahiro. Buruguministriri Kanyabashi yohereza abagororwa ko bawujyana bakawushyingura hafi y'urugo rwe. Ariko se ubundi ko kuvuga ari ugutaruka? Mbere y'uko Gicanda yicwa yari muntu ki? Reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze mwese. Irakoze Divenje niko nitwa. Yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana agakunda n'umugabo we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ni amagambo ubwirwa na buri wese mu bahuye nawe cyangwa se ababanye na Rosalia Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda wishwe kuwa 20 Mata 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwamikazi Rosalia Gicanda yavukiye Rwamagana mu mwaka w'1928. Yashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre kuwa 13 Mutarama mu mwaka w'1942. Barabana kugeza ku itariki 25 Nyakanga 1959, ubwo umwami yatangaga mu buryo bw'amayobera agatangira i Bujumbura. Rosalia Gicanda, abamuzi bemeza ko yakundaga u Rwanda cyane, biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bameneshwaga mu mwaka w'1959 abandi bakicwa. Yarugumyemo acunaguzwa kugeza mu mwaka w'1994 ubwo yamburwaga ubuzima azira uko yavutse. Ubwo u Rwanda rwahindukaga Repubulika, Gicanda yatangiye gucunaguzwa. Mu mwaka w'1961, Perezida Gerigori Kayibanda yamwirukanye mu Rukari Nyanza maze ajya gutura i Butare ho mu karere ka Huye y'uyu munsi, ari naho kuwa 20 Mata 1994 yiciwe. I Butare yabayeho mu buzima bworoheje, aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga gukora imirimo itandukanye. Perezida Paul Kagame yagarutse kuri Gicanda. Mu buhamya Perezida Kagame yatanze mu 2017, avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi. Yashimiye na Gicanda wari nyina wabo nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ubwo buhamya bugaragara kuri nimero 2944 ya Jeune Afrique yasohotse kuwa 11 Kamena 2017, yiswe amabanga y'ubuto cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa Secret de Genèse. Ubwo buhamya bugaragara muri nimero 2944 ya Jeune Afrique yasohotse kuwa 11 Kamena 2017, yiswe amabanga y'ubuto bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Kagame, Ali Bongo Odimba, umwami Muhammad wa gatanu wa Maroc na Alpha Condé. Perezida Kagame yasobanuye ko mu 1961, mbere gato y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, ubwo yari afite imyaka 4, Abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe bashyigikiwe n'ubuyobozi, bigabije aho umuryango we wari utuye, batwika inzu zaho ndetse bagirira n'aba Abatutsi. Icyo gihe umubyeyi we Asteria Rutagambwa yatangiye kumutegura ngo bahunge. Icyo gihe hahise haza imodoka umushoferi wayashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa ivuga ko atumiwe n'umwamikazi Rosalia Gicanda wari utuye i Nyanza. Ni mu rugendo rw'iminota nka 45 uvuye aho bari batuye.
Rosalia Gicanda yari yamusabye kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka, ni mu gihe igihirihiri cyabahigaga cyaturukaga ku wundi musozi gihita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko bafata inzira berekeza mu Mutara, aho naho ubwicanyi bwabasanze bagahungira muri Uganda. Mu kiganiro yagiranye na Radio 10 na Royal FM kuwa mbere Mata 2024, Perezida Kagame yavuze ko no mu gihe bari muri Uganda yajyaga agaruka gusura u Rwanda ndetse akajya no gusura umwamikazi Rosalia Gicanda wari ukibi Butare. Brigadier General Jean Baptiste Gakwerere wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Gakwerere wari ufite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga ishuri rya basu ofisiye ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formulas biciye Abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda baramwica. Uyu Gakwerere anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga perefegitura ya Butare. Rosalia Gicanda ni umwe mu batazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Ntiyari umwamikazi w'ikamba gusa, yari umwamikazi w'umutima. Ntiyari umwamikazi w'ingoro gusa, yari umwamikazi w'igihugu. Ntiyari umwamikazi w'igihe cye gusa, yabaye umwamikazi uhoraho mu mateka. Reka mbashimire mwebwe mwese twabanye. Irakoze Divengeni ko nitwa. Naho ubutaha.